Reagan iyi match ya APR n'ikipe ya AS Kigali ça fait 3 fois successif ikipe basha ku APR tabasha kuyitsinda n'imyaka igira hafi muri ne isaga ibi bintu wowe ubibona ute pourquoi? Bon, AS Kigali isanzwe ibasha APR nkuko utangiye bivuga ni umwaka wa gatanu ikipe ya APR idatsinda AS Kigali kuva 2018 abatoza simburanye bagiye batandukanye abakinnyi bagiye bava muri ekipe hakaza abandi ariko stili n'ubundi ekipe igakomeza gutsinda indi by'umwihariko tuje kuri aba batoza bombi Adiri ndetse na Kasa ni inshuro ya gatatu mu gihe kitarenza amezi 3 Adiri atsindwa na Kasa bwa mbere amutsinze 2 kubusa muri championnat amutsinda kimwe kubusa ku gikombe cy'amahoro finale arongera amutsinze kuri penalty muri Super Coupe APR ntinabasha gutera mu izamu rya AS Kigali ngitsinda igitego muri izo match 3 zarizo zose nkabibona rero mu buryo nka butatu. Uburyo bwa mbere nibyuko APR iri limite mu bisubizo bijyanye n'ubusatirizi bwayo nibikina match 3 kabitashobora gutsinda defense idakomeye ya AS Kigali kubera yuko muri izo match 3 yakomeje gukoresha defense y'abakinnyi basanzwe barugera yabona abakinnyi badamagarwa muri equipe nationale y'Amavubi ibyo bikwereka ko si calibre za hatari cyangwa se abantu bahambaye ariko kukina nabo match 3 zero kwatsinda igitego birakwereka nyine buryo ubusatirizi bwabo bufite nyine ibyo gukosora plus ko abakinnyi bahembwe muri APR ubushize batsinze ibitego byinshi Mugunga ndetse na Barafinda batsinze ibitego 6 kuri buri umwe muri match 30 za championnat birabanza bikatwereka yuko hari limite cyangwa se hari urukuta mu busatirizi bwa APR FC. Iki ni ikintu yamanza gukosora igakoraho ushaka kumbwira ibisubizo hano mu Rwanda mu bataka abanyarwanda yapfa kubibona bisa nibigoye kuko nabeza dufite b'abanyarwanda bashoboka kuboneka bakinira Amavubi nabo ntibabitsinda cyane. Ibyo birakwereka yuko wakabaye utekereza ukavuga ngo igihe natakaje Jimmy Gatete solution zabaye izihe. Natekereje ko mu Rwanda ndafite umwataka nzana Abbas Rasu nzana Boari ya Joseph nyuma gato nzana Victor Nyirenda nzana na Achikope Musoya abo bose babashe gutanga sekafa ebyiri nyuma Jimmy Gatete iyo yaratanze ya 2004. Ushaka kumwe ati se birashoboka yuko mu karere bahari jya muri Tanzania hari umwataka witwa Fiston Mayere mu ikipe ya Yanga. Destination z'abakinnyi beza kera mu karere babaga bari muri APR FC ni ibintu bizwi ntabwo izi kipe zo mu karere zatwaraga bataka APR. So icyo ni solution ya mbere nakubwiye ibibazo kari bitatu muri APR mbona. Icya mbere ubwo ndakibonera muri politique mu mirongo bafashe hari ahantu igeri limita. Donc ntago babasha kubona ya qualité bifuza uko bayifuza. Icya kabiri gishingiye mu buhanga bw'ikipe ya AS Kigali n'abakinnyi ifite. AS Kigali ifite abakinnyi vraiment bakuru bafite ikintu cya leadership muri bo. Wazo byumva Sefa bivuga ko bigoye ko APR FC zatsinda AS Kigali we na Niyonzima Haruna bakirimo. 1 nabantu bakinnye muri APR barayizi. Second nabakinnyi bakuru bafite maturité. Icya gatatu bakagira umutoza w'umuhanga cyane mujyanye na knockout. So nufata rero uko guhuza ibyo bintu umutoza nka Kasa n'umuntu uzi gukiniza match zimwe abatoza nk'abo babaho bakina ama knockout. Donc niwe mutoza wihariye mu Rwanda watwaye igikombe cy'amahoro agitwara muri police aragaruka agitwara muri AS Kigali. Ubu none muri AS Kigali atwayemo 2 bibaye ibikombe 3 ku mutozo mu Nyarwanda by'amahoro n'umwihariko we atagitwariye muri Reyo atagitwaye muri APR. Iki ni ikintu kikwereka umutoza bafite muri Kasa. So iyo rero kubera ukuntu azi gukina ibintu bya knockout ukuntu azi kujera ama detail mu mikino nk'iyi minini iyo umufite gahora n'abakinnyi baba leader bakuru nk'abani Niyonzima Haruna bashobora gufasha mu bijyanye no kwereka abagenzi babo buryo match remereye. Iyo baje kuri iyi groupe ya APR n'abakinnyi bafitemo ego qualité mu yindi myanya navuye wenda mu busatirizi ariko hari ahantu bagera lokote mentale yabo ntibe iri strong nk'abagenzi babo AS Kigali. Uza no kureba nabashira inyuma sabakinnyi ndamazina manini ariko experience afite irazi gakora. So baboostinga morale y'abandi bazamura abandi ku buryo wabonye ko Kasa yirinze no gufata risk yo gushyiramo abakinnyi b'abanyamahanga baguze yavuze no abakinnyi bamenyereye iyi match reka mbakoresha. Icyo ni icya kabiri. Donc lokote y'abakinnyi bari gukoresha ku mpande zombi n'abatoza. Icyo ni icya kabiri. Cya gatatu ya APR FC mbona kiri kugenda gisa n'ikigonga muri iki gihe kubera yuko niba navuga ngo bakoze match nyinshi kuva Adiri yaza arabakuba cyane yarabakoresheje cyane barasa naho abasore muri APR batagifite
cya kintu cya pressing, bwa buryo bwo kudomina cyane, bwa buryo bwo kwiharira umukino ukabona nawe ufite ijambo rya nyuma kuri match. Ntago twakwibagirwa APR y'umwaka 2019 Adira Kiza ikipe yatsinze Rayon Sport 2. Ntabwo twakwibagirwa APR yatwaye igikombe mu matsinda cyagiye nundi irusha AS Kigali ibitego y'abamanzi na ba Ange. Nyuma kubera abasore gukomeza kugenda kalite zimwe zivamo bakajya hanze, aba basimbuye ntibaza bari ku rwego rwabo. Second, kubera ukuntu nyine basabwa byinshi, concentration hari iri hejuru cyane, hari igihe rimwe na rimwe wenda bishobora kuba n'imbogamizi aho ukenera nyine kugira ibyo bita fresh new blood y'abandi bakinnyi, ariko kalite uzanye ni ihero Mario, ngiki gikora difference. Simbona ko aba bakinnyi ba one man season nka Fisto mu cyubahiro Mugomba, umusore wagize saison nziza muri Marine, umusore nka Ramadhan bakore muri AS Kigali, abasore wenda nka Clement nawe n'umukinnyi waseze imwe muri Reyo, sinzi ko baza ngo bahite bafitinga ku buryo bahita boostinga equipe ukabona irahindutse ku rwego ishakaho. So nkabona rero APR mu buryo bwo gukemura ibyo bibazo, ibyo bintu byose yabikemuza ikintu kimwe, zana kalite iri ku rwego rwa club ushaka. Iyo umuntu agutsinze gatatu ntahaba gutsinze, abakubwiye ngo ku munzani twipimye mu bujyakuzimu, mu burebure, mu mubyimba, mu murambararo ndakurusha. Niyo realite tujye tuvugisha ukuri. So mu myaka itari myinshi mfite, twahoze tubiganira mu kanya, mu myaka itari myinshi mfite wundusha umupira wananawukurikiye cyane, sinzi APR FC itsindwa n'ikipe gatatu hano mu Rwanda kuri ubutaka bw'u Rwanda, ntabwo nyizi. Ibi ni ibintu bikwereka ngo igitereko cyahindutse, era irimo irahinduka. So it's up to the leadership of the club kumenya ngo ese rokariho nitwe tugifite izo mbaraga. Ntago ndi ku rwego mpuzamahanga, rokari imbere mu gihugu ni umuntu ashobora kuntsinda gatatu kikurikiranya mu gihugu. Ubwo lokari aho igitereko nikiri guhinduka, ndacyarusha abandi. N'abantu rero bafite kubireba bagafata decision. Rero ifoto ya sifuzi kugira ngo dukurikize hano muri uwatwaye kihiga ibintu byose ari Super Cup 2022. Umusore wanjye urakomeye. Asante. Coach Kasa mungiye gusubira APR ariko umuntu atwaye Super Coupe nyuma yo gutwara igikombe cy'amahoro. Ni match muri rusange wabonye ute, hanyuma yinsinzi imbere ko mujya mu mikino mpuzamahanga yivuze iki? Mbere kambanze shima Imana ko yatubereye Imana, nukuri yagize neza. Cya kabiri nkuko bivuze, insinzi yari ngombwa kugira ngo dutangire shampiyona dufite insinzi, dufite icyo gikombe. APR twakina APR no munsi yari determiné, twakina APR yakiniye neza. Natwe tugerageza gukina neza, icyabuze ngira ngo ni ibitego. Iyo rero ibitego bitabonetse kenshi umupira ntago wari mwiza cyane. Iki kenshi rero cyo gihe
ntago binshimisha nanjye nk'umutoza ikiri ngombwa nuko twabona ibitego cyane cyane ariko twabibonye kurusha ko adversaire yabibona ariko nishimiye ko tutwaye igikombe ni intangiriro nziza ya shampiyona nibaza ko tugomba kugendera muri iyo ntoza muri iyo motivation biraduha motivation yo gutangira shampiyona neza 30 minutes za prolongation face à la jeunesse zari wagomba kuzijera gute no nubwo ngira ngo muri match twari yari équilibré cyane urebye na possession peut-être baposséda ballon muri kaya iyo bageraga muri kaya yacu biri mwana twahitaga turekipera ballon sur le plan énergétique nibaza ko ntacyo baturushaga kuko twari tumeze neza natwe ngiza preparation yacu ni nziza igisigaye no concrétiser juste les occasions tuba twabonye cya kabiri les dernières passes 0 ntago ari nziza les centres ntago zero razagina neza umva ndacyafite iminsi ine ariko nibaza ko tuzakomeza no igihe tuzaba twatangiye n'amamatch tuzakomeza kubikoraho cyane kugira ngo tuzagere muri Confederation Cup tumaze kugira iyo cohesion ari nziza twabonye equipe wabanje mu kibuga usibye Maniacre abandi n'abakinnyi n'ubundi wakoresheje yego kandi mufite abakinnyi benshi mwaguze ni icyemezo mwashingiye ku kintu ntibari integra neza muri groupe no gutinya gufata risque kuri match iyi decision yo gukoresha n'ubundi equipe yatsinze APR muri match zishize akenshi n'abasore kenshi benshi baturuka hanze bakinira ku matera atandukanye nk'ayacu ya terre synthétique hanyuma ikindi gikurikiraho adaptation ya ntuza kwiadapta muri ntuza muri championnat yacu ni ibintu ni process ugomba kubaha umwanya kuko de fois ushobora kumwintegra vuba agatakaza iyo ntuza agatakaza iyo confidence agatakaza iyo confiance icya kabiri importance ya match rero match mukina match ya APR ntabwo ikinwa n'umuntu wari wese ikinwa n'uyizi rero iyo uyizi ugomba kuba ari wikina niyo mpamvu nakoresha kenshi abakinnyi bari basanzwe n'abagiye basimbura n'abakinnyi ubona nka Bosco n'umukinnyi usanzwe ari mukonya n'umukinnyi usanzwe ukina hano icyo gihe biraborohera kuko bazi filozofi yanjye bazi na adversaire ko akina cyangwa uko ashaka gukina abandi rero ngenda bibigisha na urebye na ntuza na séance ya video twakoze kugira ngo mbereke adversaire wariwe kandi tuzabikora buri munsi kugira ngo mbereke uwo rero tuzajya dukina kugira ukuntu hameze coach nicyo bavuga kuri Jacques Tuyisenge twamubonye ari muri warm up ntiyakina yagize saison mbi zishize yarabonetse Jacques ameze gute nicyo bavuga uraho cyane kwanza no maze imisi nakubona okay Jacques ameze neza nuko twakoze remplacement ziri tactique kuri ntuza kuri Bosco hamwe na Landry urumva nta kuntu washyiramo umuntu ngongera umuvanemo undi muntu indi position yo gushaka ukina ni ya Chabalala kandi urebye Chabalala yarameze neza sur le plan physique urumva nawe ngomba kumutegura no mukina mazi giyata adakina rero ngomba kumuha igihe gito kugira ngo agende amenyera kandi agaruye ikizere mu byo akora coach atubwire kuba kimyi bashya donc performance yabo kuri uyu munsi kuko umukino ukomeye Landry Maniacre n'abakinnyi bakweretse iki hanyuma natubwire kuri Akayezo ni umukinnyi uteganya kuzakinisha muri offensive ibyo ariko ibyo Akayezo ngira ngo nabivuzeho bushize navuze ko ari umukinnyi uri polyvalent ushaka gukina mu myanya itandukanye hanyuma kuri abakinnyi bashyashya ni question kwiadapta urumva hari ibintu byinshi bishyashya kuri bo bagomba kugenda biadapta rero boro rero urebye sur le plan technique n'abakinnyi beza ariko sur le plan percussion cyangwa mu mantuza mu mayinde 3 kugira ngo bagere ku izamu cyane bakora juste les attaques sur les ailes ni ntago biraborohera cyane muri uwo mwanya ariko nibaza ko tuzagenda tubitegura tubikora mu myitozo n'ikibuga tugenda dukiniraho bigezagenda biborohera ariko nishimiye cyane nka ntuza nka Juma urabona ko we wabizamo neza ku buryo ashobora gukina hagati mu kibuga aragenda amenyera cyane kurusha abandi ariko n'abandi nibaza ko bazagenda bamenyera kandi bazagenda byitwaramo neza murakoze cyane coach utari wagendeje une petite question par respect grand frère coach d'abord félicitations merci victoire mubonye 3 fois successive ntabwo ari ibintu byoroshye ndashaka kumenya muri prolongation discours yariye kugira ngo abahungu babashe kugera iriya minota 30 ntabwo ari ibintu biba byoroshye et puis muri penalty twabonye Haruna nk'umukinnyi uri uva muri secteur offensif abandi bose n'aba défenseur decision kuri icyo kintu byagenze bitari ko bazo tubwire d'abord discours babwiye abahungu hanyuma
OK, mu buryo bwo gukina muri prolongation, c'est vrai que les muscles agiye zitarepondra nko kubishaka. Bagomba kuba solidaire muri regroupement zabo cyane twagomba kwiregroupa facilement kugira ngo dushe gukina muri terrain sadi hagati kugira ngo tube turi benshi muri mediane cyane na ntuza no ntibashobora kugira muri phase de paration. Cya kabiri tugerageza gukora ama courte passe kugira ngo tutakora ama course ari inutile. Icyo gihe twagenda tujere situation ku buryo nibaza ko iminota 30 twakinye ngira ngo nta ari ni APR natwe ntago twageze mu izamu facile mu izamu ry'undi facile. Discussion ku ma penalty nabwo ni aba defenseur buriye bari serie mu ntuza mu byo bakora. Iyo bakina abakinnyi bakina mu secteur batafata ama risque menshi. Rero iyo tena na penalty ugomba kuba serious, ugomba gutafata ama risque menshi, ukora ibintu uri serie kandi ukabikora neza. Aba offensive kenshi kubera n'amakurse baba bakoze hari igihe hazamo na fatigue. Aruna rero we ni bon technique ni mwiza ni biroroha ko abye kandi abafite n'ikize effectivement afite niyo sanfro. Abandi rero aba defenseur kenshi les courses ntago zibari nyinshi cyane, bo kipa amazone bakora ama couverture ariko ama course ntago bari menshi cyane. Rero sur le plan énergétique bo ntago bananirwa cyane nk'abandi. Murakoze cyane. Murongeye mutwaye igikombe ikipe ya APR Football Club. Muri rusange imbamutima za sefu ikipe yavuyemo nizihe kuri uyu munsi? Mu by'ukuri biranshimishije cyane gutwara ikipe inshuro zingeze zikurikiranye witsinda nagari ibintu bisanzwe nagari biri ikipe yose yabikora muri by'ukuri ngiye ndumva nishimye cyane. Abo sefu mwarayitsinze muri champion, mwarayitsinze ku gikombe cy'amahoro, murayitsinze kuri Super Cup. Sefu ni iki mushoboza APR? Nta kindi nuko dufite abakinnyi b'ibikombe, abakinnyi bamenyereye ibikombe. Ko mutegukana igikombe cya shampiyona kugeza uyu munsi nibuvuga ko mufite abakinnyi b'ibikombe. Aka kanya turi cyo dutwaye ko n'ikisi cyaduha kugera kuri gikombe cya shampiyona. Ariko sefu by'umwihariko wowe wavuye muri equipe ya APR birumvikana gutwara igikombe guhura n'uwo n'ikipe wavuyemo hari ukundi uba wiyumva ni sefu nyine kenshi ugira n'umukino mwiza cyangwa se match nziza kuri APR. Urumva nago nabura kwishima, urumva nge ibyo simbuha umwanya ndeba equipe ndimo nkayikorera kandi urabona ko cyo twadushaka no gutsinda nako birangiye dukwaye igikombe kuri ngeri cyo cyambere. Kurikije abakinnyi mufite kuri ubu mutoza yazanye urabona ari abakinnyi bafite karite zimeze gute, urabona ari abakinnyi ba hano no icyizere cyo kuba wishampiyona navuga ngo muraba kandida. Urumva nawe wabibonye, urumva hari abatakinnye dufite swadi nini abakinnyi beza n'abakinnyi bashashe baje mbese abakinnyi bose baje no dufite ni beza bazadufasha muri championnat confederation nakabuze. Sefu APR yoroshye hehe? Naho ni equipe nziza nago navuga ngo iroroshye ariko urumva watwaye igikombe n'ubukomeye. Igikombe mutsinze none ikipe ya APR n'ubusanzwe mwari mwayitwaye igikombe cy'amahoro, mwari mwayitsinze imikino muri shampiyona murayisubira mu cyama munagitwaye Super Cup. Kuri wowe imba mutima zawe nizi? Ndishimye cyane gutsinda APR gatatu kikurikiranye ni ibintu biri incroyable. Ni ibintu byo kwishimira cyane kuko ntago ari ukubesha APR ni equipe nkuru, APR ni equipe niyo iyoboye shampiyona y'iwacu, APR ni equipe twavuga ko ari no equipe nkuru mu gihugu cyacu. So kuitsinda rero match 3 zikurikiranye ndumva ari iby'agaciro, ni ibintu byo gushimira Imana. Hari ubona muyirusha iki buri gihe APR mu by'ukuri nkawe umukinnyi ufite experience maze igihe kinini hano muri shampiyona yo mu Rwanda urayizi ku buryo buhagije, APR urayizi abakinnyi bayikinamo, AS Kigali urayisobanukiwe neza, uri na kapiteni wayo, ubona ari iki murusha ikipe ya APR? Icyo cyambere navuga tuyirusha no kwitegura. Icya kabiri twebwe buri abantu batuvugaho ibintu byinshi bitandukanye, so concentration yacu ntabwo yaba nk'iyapere, so tuba turi concentré kuva ku munota mbere kugeza ku wanyuma, ariko n'umuntu tuba dufite ambition no kuri izi match ntabwo na APR gusa, buri equipe tuzahura nayo ndakeka gutsindwa bibaho muri football, ariko twebwe hari intego dufite kandi twebemeje kuyigira impamo. Aruna ukurikije abakinnyi mufite uzangeremo n'abakinnyi bafite karite zimeze gute, ukurikije na squad mwana mufite muri saison yashize ubona bagiye kongera iki muri squad? Nge icyo navuga nuko abakinnyi bagiye bari beza, ariko nabaje nabo ni beza, gusa nta bintu byinshi ndi bubavugeho kuko iyi ni match yabo ya mbere, match ya derby, ariko
icyo nabavugaho ni uko dukorana entraînement twakoze entraînement muri minsi ishize hari byiza bafite ariko urabizi bura guhindura equipe cyangwa se kuza muri equipe uri musha ntago byoroshe ariko natwe nk'abakinyi basanzwe cyangwa se abanyagihugu bari hano ndabizi neza ko tuzagenda tubaba hafi kandi bazamenyera. Champion igiye gutangira kuri mwe none nubuhe butumwa by'umwihariko ugenera abakunzi b'ikipe ya AS Kigali uko biteguye muri rusange? Icyo navuga nuko abakunzi ba AS Kigali ni bakeya ariko beza turabibashimira kwanza nabyo. Icya kabiri nuko ntabwo ngewe nkunda kuvuga cyane bizaza ariko inshallah tuzabaha ibyishimo. Asante sana.